rega muri rusange ntabwo n'inkoni zikenewe mu bugendanye n'uburere. Igihe cyose uganira n'umwana ukaba waramumenyereje kuganira nawe kuva akiri uruhinja, nta hantu uzakenera akakubitwa, kuko niba yarabonye yuko iyo agize icyo akenera ukimukorera mu gihe kimufitiye inyungu akishima, nawe iyo abonye ko yakubabaje ukabimubwira, icyo kintu arakireka, kuko abasigaye arwanira umunezero wawe nk'uko nawe urwanira uwiwe. Uri kuvuga uti rero hari igihe abantu babuza abakozi kubahanira cyangwa se n'abaturanyi. Buriya rero iyo uvuga ngo umuntu ntabwo ukeneye ko aguhanira, nabwo uba urimo unahana utabizi, cyangwa se urimo utanga umurongo utabizi. Umwana numwereka yuko ari uwawe gusa, ari nawe wenyine umufiteho kuba wamuha inama n'impanuro, urimo uramutera kuzagira ibibazo nagera muri sosiyete. Azatangira asuzugura abantu bose, nawe yangwe na bose, kuko wamweretse yuko hagati yiwe n'abandi bantu nta cy'agaciro gihari, nta cyo gutinya, nta cyo kubaha. Ntabwo ari byo rero. Ahubwo tubanze tunibaze ngo buri kosa umwana akoze akwiriye guhanwa. Guhana rega biraterwa n'icyo umuntu yita guhana. Guhana hazamo no guhanura. Iyo ubwiye umwana uti have icyo ni kibi, burya uba umuhani. Icyo mvuga cyo buri kosa rigomba kujyana n'igihano, gusa ahubwo ibihano ni ibihe, sibyo? Kuko niba umwana akubwiye, umwana agize gutya, abashyitsi barimo bareba amakuru kuri televiziyo, umwana ati sinshaka, ndashaka kureba cartoon, ukamubwira uti have wa mwana wereka abashyitsi babanze barebe icyo barebaga. Iyo have wa mwana we, burya nyine ni uburyo bwo gukebura, ni ukugarura umuntu ku murongo. Ariko birashoboka ko wenda umwana yaba amaze iminsi ateteshwa, arerwa nabi, akaba yanakwinangira. Umushyizeho igitsure nta kibazo. Ikibi hubwo ni igihe umwana yakosheje ukamusezeranya kumuhana, ntuzi kumuhana, kuko ubwo umwana atangira kuvuga ngo okay, bibaho ko n'ibihano biba ari amagambo gusa, nta n'icyakorwa. Niyo mpamvu rero aho kugira ngo umwana umusezeranye kumuhana, ntumuhane, waceceka ntunabivugeho, ukigira nk'utabibonye. Ni byiza rero ko igihe umwana akosheje hagomba kubaho ikiganiro, kandi ntuhane gusa utasobanuye impamvu hano. Akenshi bakora amakosa batazi uburemere bwabyo. Icyo umubyeyi aba akwiye gufasha umwana ni ugusobanura uburemere bw'imyitwarire yakoze n'ingaruka ziremere zishobora kuvamo, bigatuma umwana agira ubwo bumenyi. Ni ryari umwana akwiriye guhanwa nyuma y'ikosa? Umwana akwiye guhanwa agikosa. Nta mpamvu, ntabwo ari byiza gufata umwana ngo yakosheje ku wa mbere hanyuma bakamurindiriza ngo papa we bazamuhana ku wa gatandatu naboneka. Ntabwo ari byo, kuko uyu mwana azageza n'ubu wa gatandatu atanibuka ibyabaye ku wa mbere. Umwana si ngombwa yuko agira abamuhana bakoresha ingufu nyinshi. Guhana kwiza ni ukumwereka uti have icyo wakoraga cyangwa kiriya umaze gukora si cyiza, kuko gifite ingaruka iyi n'iyi. Impamvu rero jyewe ntanashyigikirana n'abakubita abana, buryo iyo ukubise umwana ni wowe uba ufashe umujinya wawe w'ibyo utakoze neza ukajya kubigereka ku mwana, kuko umwana waramuganirije neza, akaba amenyereye yuko icyo muganiriye ahita agikosora. Nta mpamvu yo kumukubita. Dore ikibi cyo gukubita umwana rero no kuvuga nabi birenze bimwe bihahamura umwana, nuko umwana asubiramo ibyo dukora iyo avuye mu rugo. Niba umwana yiga mu wa gatanu, akana ko mu wa mbere kakamukosereza, urumva arahita ahinduka umubyeyi, aragahana bitewe nuko nawe ahanwa mu rugo. Ubwo niho handi uzasanga umwana yiga mu wa gatatu akubita utwana two mu wa mbere, utwo muri materineri, akahuye nako kose agahutaza. Arimo arasubiramo uburyo yamaze gutozwa bwo gukemura ibibazo. Ntabwo ari byiza rero, kuko uyu mwana utoza ko ibibazo byose bikemurwa na violence cyangwa se guhutaza, nawe nakura azajya ahutaza abandi. Ugasanga umwana ashobora no gukubitwa ngo kuko gusa hashize igihe adakubitwa. Ariko ibi bintu twumve yuko guhutaza umwana umuhora ubusa umurenganya, urimo uramukoramo umuntu uzagera muri sosiyete agahutaza abandi. Kandi ikibazo nahutaza abandi, amategeko yarahari nayo zamureba. Umwana rero numutoza numuhohotera, nawe azahohotera. Ariko umwana numutoza kugirana ikintu cya negotiation cyangwa se ikintu cy'imishyikirano cyo kuganira, akamenya gusobanura icyifuzo cye, akamenya kumvisha umuntu icyo akeneye, nanagira no hanze azajya asobanurira abandi, azajya yumvikana n'abandi, abantu bamukunde. Twakunze kuvuga umubyeyi, ariko reka tunavuga umurera wese, yaba umukozi, yaba umubyeyi, yaba n'umurezi no ku ishuri. Hari igihe uri kumwe n'umwana mu gihe nyine akoze ikosa, wisanga
urakaye. Ku buryo ushobora no kwisanga igihano uri kumuha byaba mu buryo bwo kumuganiza cyangwa kumushyiraho igitsure cya kindi twavugaga, ushobora kwisanga nabyo uri kubikorana uburakari. Ni izihe ngaruka zishobora kuva mu guhana umwana urakaye? Umubyeyi wese ndamuhanura yuko ntakwiye guhana afite amarangamutima arenze. Ntukwiye guhana wishimye cyane, ntukwiye no guhana urakaye cyane, kuko bituma utakaza umurongo, bigatuma utakaza ubusesenguzi, bityo ukaba utatanga igihano gihwanye n'ikosa. Kugira ngo ubashe gukora ubwo busesenguzi, hakora ikintu kigereranya, uhuze ikosa n'igihano, bisaba yuko wowe nawe uba utuje muri wowe. Niba urakaye, banza wowe ubwawe wumve yuko wamaze kugera ku cyiciro utagifite uburenganzira bwo gufata icyemezo. Jya ku ruhande, uhumeke, utuze, numara kugaruka urebe umwana wawe mu maso, umubwire icyo ugiye kumuhanira. Ni nabwo azabasha kubona yuko nta bundi bugome bubyihishe inyuma. Kuko uzabyumva, hari umwana ushobora kuva mu buto bwiwe yarakubitwaga n'ababyeyi, agahanwa n'ababyeyi, ariko akaba n'uyu munsi atabarakariye, nta n'ihungabana yakuyemo. Hakabaho n'undi wakubiswe rimwe ryonyine mu buzima, ariko ugahita ubona uwo mwana yavutse yabayemo igikange, uwo mubyeyi aravuga undi agasesera. Ni ukubera iki? Wakubise umwana, umuha mesaje, umuha ubutumwa bunyuranye n'ikosa yakoze. Umaze iminsi kwa kundi ababyeyi byajyaga bitubaho kera tukiri bato, atari ko shaka ibintu wigira wa mwana we tuzabonana. Umubyeyi yaragiye abika umujinya ukwezi kugashira, wazatsitaraho gatoya bakagukubita umunsi wose ukakwiriraho. Urumva ibyo bintu binyuranye n'ikosa nakoze, kuko niba nakosheje uyu munsi ukampanira iby'umwaka ushize, urumva nanone mu by'ukuri ntago harimo ikintu cyo guhuza ikibazo n'igisubizo. Hanyuma hari akandi kantu kajya kabaho, ugasanga umwana bigendanye na bwa burakari abantu bagira iyo bahana abana, ugasanga uko umuciyeho na nyuma y'uko umuhannye urakomeza gushaka kumucira mu maso, urashaka gushaka kumwereka ko ari icyo ntazi, urashaka kumwereka ko mbese yakoze ibirenze ubwenge bwawe, urashaka gukomeza kumwuka umunabi. Ibyo byo bishobora kugira izihe ngaruka? Nanone babyeyi, nufata umwana wawe yakosheje cyane, wanamuhannye igihano kiremereye, urabibona ko umwana nyine agira igihe cyo gutangira kubabara, umwana ashobora kuba yarira, ukabona ko umwana yababaye. Ufite inshingano zo guhita umwegera wa mwana ukamuhoza, atari kumubwira ngo humura sinzasubira, oya, ahubwo ukamubwira mwana wanjye tuza, ceceka, ibi naguhaniye nahanaga ririya kosa wakoze kugira ngo utazarisubira, ntabwo nkwanga. Aho kantu kakamwibutsa kutamwanga, ko ahubwo icyo wanga ari biriya bintu abakora, kandi ko umwizeho ubushobozi bw'uko ashobora kubireka. Icyo kiganiro mugiranye nyuma yo kumuhana gituma we yumva yanze rya kosa yakoze, akamenya yuko ni ikosa wanga, we ntumwanga. Ariko niba umwana yakosheje mu gitondo uhanamuhannye, ariko ibihano byawe ntibirarangira, urakomeza gutonganya, aragucaho ukagira ukamucira mu maso. Noneho hariho n'ibindi bihano usanga ababyeyi batanga batazi ko ari n'ibihano, kandi mu by'ukuri ari ibituma bisigingiza imyitwarire y'umwana. Ugasanga icyo niko cyabaye, icyo cyaratuyobeye. Oya, ayo magambo urimo ubwira umwana urimo uramuremamo kwiyanga no kutigirira icyizere no kumva nta kintu ashoboye muri sosiyete, bikaba byanatuma nanagera hanze azitakariza icyizere, isi ikamunanira. Hanyuma kuri iyi ngingo dusoreze ku kintu nacyo njya mbona gisa n'ikiremereye, ariko harukura umwana akora ikosa, ari kumwe n'umubyeyi umwe, agakomeza kumubwira ngo mama naza ndakureka, cyangwa ndabibwira papa naza. Uwo mwana agakomeza kwerekwa ko nubwo yakosheje umuntu umufite ububasha ari runaka, azaza bakabonana. Ariko iri kosa cyane rikunda gukorwa n'ababyeyi b'abamama. Biriya bintu byo ntibishaka kugira ingaruka. Iri ku mpande zombi. Iya mbere ni uko umubyeyi uvuga yuko ikosa ryabaye rizarindira udahari, bituma atakaza icyubahiro n'agaciro n'ububasha imbere ya wa mwana. Ibyo ni ibintu bibi cyane. Ikindi, ikosa rindi ririmo urimo uramwangisha undi mubyeyi, kuko uri kumwereka yuko ushoboye kumugirira nabi. Ntabwo bikiri igihano, urumva bibaye nko kugirira nabi. Ni nkaho wamuteze iminsi ngo runaka naza azakuhitana. Urimo uramwangisha wa mubyeyi udahari, ntabwo ari byiza. Rero umubyeyi cyangwa se n'undi muntu wese watekereje neza guhana, nta yandi marangamutima afite,
nta kurakara kwinshi, kuko iyo urakaye cyane ushobora gutanga igihano kiruta ikosa ryabaye, bihita bitangira kuvamo guhohotera. Ariko umubyeyi rero wese uraho ikosa ribereye ku mwana niwe ukwiye guhita mukebura, kandi ntamukeburane ntuze ikintu kimeze nk'ihohotera, ahubwo hakaba kuha ikiganiro cyo kumwereka ikosa umwana yarakoze. Hari n'ikindi gihugu utaruvuze gikunze kubaho, ugasanga ababyeyi iyo barimo bahana abana ntibagira imyumvire imwe ku gihano cyangwa se ku ikosa. Ugasanga umubyeyi uyu n'uyu umwana yakosheje, arabibona ko umwana yakosheje agashaka no kumuhana, undi ati ndekera umwana. Wowe se kera ntiwabikoraga? Reka ndekera umwana. Uko kutumvikana imbere y'umwana ni bibi cyane, bituma umwana buri icyo afata n'icyo areka, kandi akenshi ahita ajya inyuma ya wa mubyeyi umushyigikira mu mafuti, bigatuma yumva ko amafuti adakenewe, nako atari ikibazo muri sosiyete. Kandi igituma tugomba kurera tugahanura ni uko umwana tumutegurira kwinjira mu isi iyo batazamugirira impuhwe, batazamworohereza ubuzima, kuko ubuzima bwo ntabwo bworoshye, ubuzima ni urugamba. Abanyarwanda kera bajyaga bavuga bati iyo ureze umwana murere umutegurira yuko ashobora kuzarerwa n'undi, bityo n'igihe waba utariho azabe wa mwana ushobora kujya mu rundi rugo agahabwa ituze, ikaze n'urukundo nk'uko abandi bana bari muri urwo rugo bameze. Ibaza umwana urira icyo abonye cyose bakakimuha, nagera mu kurerwa se n'umuntu udashobora kumuha byose, bizagenda gute? Azaba ikibazo. Batangire bavuga ngo umwana wundi abishya inkonda. Kubera iki? Wa mwana nyine afite ukuntu iwabo bamureze bidahuye n'uko sosiyete izamuha umwanya ngo ahabwe icyo akwiriye. Ababyeyi rero bagomba kumvikana, bagaha igihano umwana, bombi bakemeranywaho, ku buryo umwana nasimbira kuri nyina amubwira ati wakosheje wa mwana we, biriya bintu ntabwo tubishaka, ntitubyemera. Navuga ati papa wandengeye, papa avuga ati oya wa mwana we, ibi bintu ntabwo tubishaka. Ikintu gikomeye cyane kirimo ugomba kumenya, iyi myitwarire y'ababyeyi bagira ibintu biri bizarre bakora. 90% baba batanga uko barezwe, cyangwa se batanga gaps bagize mu buzima. Umubyeyi ashobora kuba yarakuze ahohoterwa, kindagurwa, sibyo? Wagahita avuga ati ibi bintu ni bibi, byarambabaje, sinzigera nikubitira umwana. Ugasanga ni wa mubyeyi ahubwo uhamagara ba nyirasenge b'abana ngo mwazaje ko nyira runaka ko agiye ko sibyo? Bibaho. Ugasanga umubyeyi ajya guhamagara umuturanyi ati waje ukakinkubitira, sibyo? Urumva ni iki? Niko za nkoni cyangwa se cya gihano yenda gutanga gifite aho gihurira na bya bihano yabonaga. Ntabwo azi kudoza, ndabahana gute? Hari noneho n'uvuga ati cya nzagukubita n'izo nanjye nakubiswe nzongereho. Muri rusange rero uwakomerekejwe iyo atavuwe nawe arakomeretse.